mama. Mama we n'umuvuzi mujyane hariya pose na mukabandure jyane mu gishanga yenda yizi ndaje nkurebere aho nigagara habaga pe Fifi umva je ntaho ntazagera mbega ahantu hari mbega ubutaka buhumura neza aya masaha buri gihe aha niko haba hari guhumura mbega ukuntu hasiramu ni yose imvura idahi ko duhare ikibazo cyanyu ntimuzi amazina y'imiti ikibazo cyanyu kibi wena mbora narare uza n'umugore wanjye amukubita ikintu biti dore mafaru nakariya gafite akababi k'umuhondo iriya bayita ntuzi ariko ivura umuntu wahiye iyi nturusu y'umweru ntivura iriya yitwa igifura ninda kiriya kivura abantu bahiye ukuntu beta ahubwo azaza bakora mu kiganza mafaru beta azaza kwigisha n'uwo mwiza n'iki byose umusubize inyuma size akantu kavuze ngo mwe nagake mama zu ni ibiki numvishe bivuze ngo mwe nagase kuki ngiye wamobeye ntu ariko ibi bintu mama zu iki ngiki se ngo kivura iki uyu mubyeyi yitwa mama Zuzu uyu mubyeyi umugisha rero aha ni ikiwo mu urirase nirase nyine abandi twababuze mwana oya pene mwebwe wese ndaje gutwika kanzamwereka n'undi mama wanjye mana yanjye hariya ahantu mu gikoni mwampaye pasiporo ingeze hariya hepfo ko nkajya kuganiriza abana bari ubanza uyigure abari hepfo muri aho isi njye sinabasha kwinjira mu nzu rwose harashyushye umva nyine tega ugutwi aha wabyumvise ubwo uvuye mu gikoni mbonye imiti ndumva narara nkabanza nkayifotora yose nta kibazo uraje irabanza nkayifotora sharishima imana ubundi twakira byahiye se ndahita nasenga n'ibi muraho ibaze naje murasengera byo tumaze nanubwo yose uje oyibereye mu ntabwo wabura mba nayagaye urasibona nk'amaze kugira visi mu mirongo y'imiti nimara gushyiraho konti ikagupostingi w'igicuri reka dushime imana abarinze ni ukuri kaba yabanye namwe kuva Kigali hano mwabonye ukuntu ari kure yabanye namwe ikabarinda mureke gusakuza gusenga imana yacu turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko warinze twese uko duteraniye aha ngaha mana waraturinze by'umwihariko rero warinze abashyitsi guturuka hano i Kigali bakoze urugendo runini mana kugira ngo baze kudusura reka rero imbere ya byose tugushimire ko abanye nabo mu rugendo ariko mana nanone tubasabire umugisha kubwo kwitanga bagize dutuye kure Nyamagabe ni kure ariko ntabwo urugendo bagize rwabaciye intege mana kubw'Imana y'urukundo bafite mana tubasabiye umugisha tubasabiye imyanya tuzabuje gutwara itorero ryawe ariko data nanone tukiri hano mu isi baragukeneye mu mpande zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mana niyo mpamvu musabye kugira ngo uko bakwifuje bose bari kubajya bakubona data mwiza rero igihe cyose tuzamara aha ngaha ibiganiro turi bugire tubishyize mu maboko yawe
Mana ndakwingize kugira ngo ubane natwe kandi ibyaboneka bifungurire bitunga umubiri, turakwingize kugira ngo byeze ubihumanure bitunge umubiri nawe utunge ubugingo, kandi abatabibonye data bose data barambura ikiganza cyawe ko tuzi ko harimo byose, maze rero natwe tukomeze kudufasha data tuzabasha gusangira ku meza y'umugisha zacu twese. Amena amena cyane. Umukecuru wavuze ngo iyo umuntu abonye imbuto z'akarwa afata itubo bakavugutiramo ndamaze nazanye imbuto zagenda ajya kubiribwa Njyewe nigeze reka mbabwize ukuri njyewe ibiryo byaranananiye kugira ngo ubyemerana n'ubusinda bibashe. Ni ukuri kw'Imana, izina ry'Imana babisengeye se ushaka nikonjera kafa nashiga konje y'agasipurayiti gakonje data fi ndagukunze cyane, mbaye ndi umugabo nahita mutereta. ariko ubundi bameze wabonye umugabo wataraye warase wajya kurimbisha ubundi se ntibimeshe ntabwo ari uko nakodeze wajya mutereka oya twahagurutse saa mbiri cyose duhagurukana saa Yari yabashutse. oya twagurutse saa yari azi ko turi buhaguruke saa ave baby we muri twagurutse saa moya ubwo ntiryari amasaha Ni amasaha 3 kongera hiya. hano nani urumva twari kugera hano saa 5 twagurutse saa moya Ugatangira kubara urebe muhagurutse hariya ko ahubwo. ari fresh hariya. Urumva ubanje kuduha ibiryo nako ubanje kuduha amazi kugira ngo twijute. Fasha nanjye ndinana azuzi tugiye kurya inkoko wakino Umutangawizi nyinshi mwese bisu. turimo neza. abanga hatago bari Ninde wa Wansigaza ntago navamo. ndio nani nyawe Basuzu ahubwo naguhaye kandi uhaye ni nko kuguriza yitangwa iki Umutangawizi. Hari umuntu wavuze ngo uzamurangira aho wazize. zimwe ziba mu gikombe Wagiye kuguranya. batugaragaza niba watangaye Sha ingi naye nayiguze nayiguze ahantu bita Gisoro. Uzakurangira. hata abantu bajya amasafari nibo bazana Uzagura ikarito nzanira. Kisoro ni he? oya ziba ziri mu bikombe igikombe kinini Uzazurangira. Ku mupaka mu cyane gato kigira hirya gato niho nayiguze. zajeyo Urumva ntacyo mariye. hari umuntu twigeze kubonana none hari izindi zankuza ngiye kuguha agakuru ariko sinzi niba ari urwenya niba ari iki nuko abapolisi baramuhagaritse ku modoka ye arambwira ngo ibintu bye byose ngo biba n'Imana kandi ufite ibindi bintu byinshi wari ukenera kandi gakanzu k'umukara gasha uzi ko wari ukenera agakanzu k'umukara n'ubundi cyane uzajya wambarisha ibintu byose naho ubona neza bite cyane cyiza naho oya niwe wicaye mu mwanya w'abana nta mwana wicara umukuru ahagaze hariya unumwana yicaye hari isode igira igira hirya nturamukaraza Oya ntukore. naho neza aho kugira ngo ubinjyane twabimenya ni ukuri kw'Imana atakukira ni bene mugabo uyu muntu ibiryo abikuye Urabona ibijyo biyo. igisorori kirimo ifiriti oya mazi wamzese ndamazi deni njye mbyanduye mbishyiza Oya. amasaha arakuza abana n'umutari tunjye n'abana ndetse afite akomeza yitwa ngo suba siyoro Arabinyabweta. ariko iyo ubona urya tutari twarya bose hari inkoko Mwe bari imbere. njye ndya inkoko njye ntabwo njya ndya inkoko ni ukuri kw'Imana Murarura mushyira. nyine baswase ibitoki we urabikunda Mfite kuriya. gikunda ibitoki we jesi se n'umufana wawe
gatanu aho ubutera urabura aho ubishyira iyo ureka ibi tukabanza tukabyarura Barazana n'imeza. abarya cyangwa tubanza twarure bimwe ufate rushe mbe nini yakuza n'ibindi birusha amasogisi nako tuyajyana tuyabika yashiramo n'isakamuga yaje kuyabuza kizibanze ifiriti kuko umubanjije abagabanyiriza amange kugira ngo agabanye akanya izi nyama zirimo ese fifi igihe cyane yabesha ngo ajinyanga aba yaragusubiza Twahuriye muri yarambwiye ngo aransuhuza ndaheba. Se uri kumbaza iki? data yarambwiye ngo yageze mu kazi ngo ngo byagira bikagira fifa korera hehe pirawo umuceri n'amavuka sha Nicyo ushaka kuvira? ari ibitoki barimo gushaka n'ibindi kirani oh iyo narebaga arayifashe we hariye ko aba gase nanga nkabonyemo mu wanze murye mo kuba tujya papa yasajya ameruka cyane nyambira ngo arado birangira dutangiye gahunda tubanze kujya mu bitanga umva inyama mube muretse kuzirya turazirya nyuma kubera iki Nisetsa pe. ngo twanire tedo ahubwo turagera tuziga ase ese rateka umwana ntatuma umuvandimwe asaho umubyeyi se utari yabyara ari yigirayo kandi narabyaye kuvuga ngo niba ari Nyamagabe guhaha uri wigirayo niko bimeze barimo kuvuga bari kubameranye amamaza ubwoko njye nabivuga navuga ibintu byo kwigirayo njyewe sibyo telefone yanjye yazimye ko narangiza ngo uri gufungura hano agusenda mugora afadhali nakenye buri giteye yasibye agataye umva reka nyewe nyamasheke urumva uzumurere narenga njyanira agiye umuntu avuye muri nyungwe itagera ubwo nanjye ndaje ndifata Ryacitse maze kubyara. nitwa vivi mama ntuzahebe maze kubyara urayibitse bizatuma nimuhamagara nkahita gutya agahita yikanda Nandera. muraduhemukiye kuzana imbuto inda umva ibintu mudukoreye yabinukira kunaniye twari kuhari akira oya turayijyana Turayipfunyika. turayipfunyika buri wese arapfunyika ibirindi turayijyana umva we ndagukanze mbere cyangwa ibintu byose wabitegura atagufata se uri mu bantu bakiriwe hano ugize ngiki abyikorere saba serivisi zose zikwiye ngewe utariye Igikoza n'ifiriti. ishyuzane zose shaka ishyushye wayo yakwiza kisi shushu karoti ni kisi niyo mpamvu bavuga ngo uwariye niwe urya wariye ni urya sare n'umuntu Wariye? agaragaza pe abantu bigira peti babyishimiye uwariye niwe urya ariko nta muntu uzabyibuha atanariye ntabwo bibaho nyine birabyibushya ako twana dutoya ibijya mukubitiye ahangaha mugiye kumva ko ari umukati wabonaga ukuntu biyongeza kandi wowe ntiwariye ikirusha cyewe bimaze nenda byamunaniye ndanikura rekera hano mwama ya mverope nkabipfunyikamo Bitereka ndabishyira. ndebera agafoto nta muntu utarya Ugiye hanze? ku muntu ntabwo turarya ntabwo turarya Aza nkakureba. agati na petiviye na manja reka numve ntabwo turarya nabahaye rugari Hanze ndebe. yanze Nagaki. urukweto
paratigo telefone imeneka. hari umugore twari duturanye w'inshuti yanjye nako yari inshuti ya mama asanga dutetse ubugari ahita akata irobe ayigobekera mu ntuze mu ngobyi ari gutaha ingobyi iba irajishutse aho kugira ngo aramire umwana ajya kuramira ubugari umwana yidimbura hasi aratangiye avuga ngo hari umugore ngo wari inshuti ngo nako inshuti ya mama we ntashaka aba yari inshuti yawe nta kibazo bihinduye akabitora akabikora kuri pesi muri nyuma kuko twakoze A na B. ngiye kuguha nimero z'umushoferi uyifite Twashyizeho tubiri. umubaze ukuntu bimeze agatoya nyine noneho ariko ubu hari muri gahunda ntabi. ubundi waraye i Kigali gahunda ni gahunda duhuze umwanya duhuze ibiganiro bariya bashyitsi ntabwo turi bari abavandimwe mwasanze hano ntabwo turi bubitwe kuko ntabwo bazi gahunda zo kwihuta ziri hano sibyo kubera rero ko batazizi turakubita tubangura Genda wicare mu mwanya wawe. maze yicaye mu mwanya kugira ngo hatagira umuntu uza kuza kuba ari kubangamira Eugenie bamwe muri mwe mwanyumvaga abandi mwari munzi ariko mumeruka kera ari mu bukwe sha tunashyingura yari ahari kwimura imibiri. fufu se ejo bundi si twabonanye igihe mwajyaga kwa mama Faru twarabonanaga mama Faru ko tujye tuba tumubona nubwo tatubona Wasanguka gukora sosiyete. sha mama Faru ntabwo nari bizi ko ufite channel ugiye nkunda kwirebera amafilimi ukina cyane cyane iriya ya bamenye niyo nkunda kureba rerezo kubera akazi kenshi simperuka pe usinzi naho bigeze noneho Wabamenya? simperutse Bamenye yahaye tukote uburozi ngo mwira tufa guha urumva so rero hano twishimiye kongera kubabona Magire cyangwa se Fifi yari yambwiye ko uzamusura sori mwihangane gato numva ambwiye ko harimo mama Faruku buriya nubwo wenda tutamusuye ariko tuzi isano afitanye na Fifi tuzi aho bahuriye turahazi ariko umwenda tumurimo ko byagenda kose tuzamuvamo rero twarishimye kuba mwari buze hano tumva biradushimishije numvaga ko nari nagize icyifuzo ko ntabwo yanyumviye nari nagize icyifuzo ko muzadusura tutari hano kubera ko hano murabona dufite agasaro gatoya ntabwo mu by'ukuri twakwiye kuba twabakiriye tungana nk'uku nguku twakwiye kuba twatumiye n'inshuti nyinshi tukisanzura twaba turi ahantu hisanzuye noneho hakaba ariho muzadusura muzagaruke rwose mugaruka muzasanga hari ahandi turi hatari aha hagutse Imana yaduteje intambwe kugira ngo tuhagire rero kubera ukuntu Fifi abakunda namubwiye wabaye uretse bakazaza byibura mu kwa karindwi aranyangira arabyanga ko yumvaga anyotewe no kubabona so twishimye rero kubakira hano rwose Imana ibaha umugisha hano tuhaba hari abana yahamagaye ntibaza Divine ndadukunda dufite abana abahungu abacu hari Cyuzuzo muramuzi ari yasubiye ku ikosi ya polisi ejo bundi kwa mbere hari Mayange akaba n'undi witwa Gire ari ku ishuri yiga Kibeho nawe ari gutegura ikizamini cya Nuri Norris nawe ari kurangiza P6 azakora ikizamini cya leta
akaba uyumukurikira Masengesho Davira Ravana ari mu wa gatatu nawe, akaba rero na Kizigenza Etani Ganza Odile buriya ari gutumira abantu bose muri graduation. Ubundi bazagaraduwetinga ajye muri P1. Hari n'abana bandi rero babahangaha nk'uko mama Faruku yabareze natwe arabaturera. So bari mu turimo buriya bari hanze mwagiye munababengereza ko ari n'amashimwe kuri mwebwe iyo muheruka Fifi angana nk'uko mumuzi. Je none musezerano nari ndiho ndeba amafoto y'ubukwe nayabonye muri telefone impita nayiyoherereza no musezeranira akambaka ko nawe wari unanutse. So rero ni imigisha Imana yaduhaye kandi no kuri turayibishimira kandi no kuri namwe tubashimira dushimira n'abavandimwe yaba n'abageni bacu n'abageni nk'uko mwabibonye hashize nk'ukwezi tubashingiye umusore n'umuhungu wanjye umuhungu wanjye namubereye pare. Uyu mugore we ni inshuti ya madamu cyane. Uriya rero ni marene w'uyu mugeni. Ariko Eugene ko ataje hano. N'abantu benshi babagaragiye rwose baje kudufasha kubakira. Rero reka nawe kuvuga menshi ngo ngira ubumuga bwo kurondogora, ariko reka mpe na Fifi umwanya agira icyo avuga, noneho namwe uko byagenda kose turaza kubaka amagire mu mwanya. irarika uyu munsi nishimiye kongera kubona umuryango wanjye, muranyihanganira ngira ngo amarangamutima, ariko Imana ishobora aho mba bakamenya abana banjye, bakamenya umugabo wanjye, ariko Imana yumve ko nishimye. Hanyuma rero aba bantu bombi baravukana, impamvu bari hano ni umuryango munini. Uyu mubyeyi mubona yadufashe turi abakobwa 8 n'abahungu 3 niba nibuka neza. Mu by'ukuri yatureze nta kazi agira, ariko araturera, yemera gutandukana n'umutware we kubera twebwe. Ibyo rero yatwigishije ko icyo dushima Imana ni uko yatureze twese turi imiryango ifatika kandi ishyira hamwe. Ni muri urwo rwego baje hano kutureba. Mu by'ukuri umuntu mu mujyi wa Kigali ugura amazi, ugura ibyo kurya, akemera kwishyiraho umusaraba nk'uwo, ndetse harimo n'abana yareraga bafite ababyeyi ariko bitari bimeze neza nkatwe twese, akadutunga tukabona niwe watugize abo turi. Ntabwo twabona icyo tumushimira nk'imiryango yafashije cyangwa yagiriye neza, ahubwo uburere yadutoje n'akarabo twumva twabigirira. Iyo ataza kutwerera imbuto ntabwo abo bantu mbana nabo cyangwa n'izi nshuti zanjye muba muzibona. Icyo nibuka cyane, nkunda cyane, yadutoje gusenga, adutoza kwihangana, adutoza guca bugufi. Mu by'ukuri byarashobokaga ko ubukene twabaga dufite, umwe yabaga afite imyenda ntabwo wari buvangure ngo umwenda wa kanaka n'uwande n'uwande. Ibyo byose twarabyambaranaga. Niba ari icyo kiro cy'ubugari tubonye akavuga ati bana banjye uyu munsi nibyo tubonye, ariko nanone yaba yabonye amafaranga menshi ntitugire icyo twifuza mu bushobozi yari afite. Rero numva nanjye Imana ifashije, inyigisho yanyigishije ngomba kuzikora, ntabashe kugiha agaciro, kuba yahaye umuryango wanjye agaciro, kuba yahaye abavandimwe banjye agaciro, nabyo Imana ibumugisha. Ndashimira namwe mwese kandi n'abandi bose batabonetse, nizeye ko tuzabura, ariko Imana yo mu ijuru izaguha umugisha muri bya bindi byose mu ntambara arwanye kugira ngo tube. Ntabwo iyo ntekereje ubuzima twari turimo kiriya gihe,
uzinduka ugenda turi abana utabyaye, ibyo byose turabigushimira. Nagira ngo ahaguruke tunywe. Muze gutunga pe. Umwana ntabwo agaragara pe. Mucishe uri kunsunika Bafashe neza. Murakoze cyane. sheri ku isi ugenda se aho muzadukenera ariho hose ni ukuri muzatubwire tuzaba hafi yanyu nubwo haba mu byiza nibyo tuba twifuza ariko n'ibibi bigenda tubaho tuzaba duhari uko wenda hari uko tutabibabwiye dutuye inaha muri Nyamagabe ariko ngewe nkorera aho bita ku Mukamira niho mba nibereye mu kanya nanjye ndaza kugenda iminsi nari mfite inaha irarangiye so reka tubaho umwanya rero nawe karibu ubwa mbere Fifi ashimisha hamwe n'abandi bana banjye benshi bajya bashimisha bakangiza hari ubwo babikora bantunguye hari ubwo babinteguza nkababizi ariko ndagira ngo nshimire abana banjye wenda mu izina rya Fifi ubu ngubu twajeho ni ukuri mwambereye abana beza nitwa Imana Beda abenshi banzi nka mama Zuzu ariko si we mfura nuko mama Zuzu ari izina ry'ubusitari n'umwana afite nawe kwitwa Zuzu ubundi yitwa Mafaruka. Rero nk'uko mwabyumvise njya ngira siroga no ku mbuga zanjye nkoranyambaga iriho amavuga ngo gira neza byaba byinshi cyangwa bike nta muntu nigeze mbona asubiza inyuma. Rero jenoside irangiye murabizi abantu benshi babaye imfubyi abandi bitarabaye imfubyi ababyeyi be barahunga ntitaye ngo uyu yacitse ku icumu cyangwa se uyu nguyu ni uw'umuryango wishe mbese ibyo nta kintu njye byabaga bindebaho umwana wese bazahangana naramwakiriye. Abana benshi mbahuriza iwanjye nifite umutware abona nakavuye arahasigara igendera ndavuga naho kugira ngo ndeke aba bana ndafite umuntu bita mama njyewe ugenda nzashaka undi ntamo gusenya ndereza imfubyi uyu ni murumuna wanjye niwe bucura iwacu rero niwe twari kumwe icyo gihe ariko nawe ni umwana mwiza afite uburere bwiza yatojwe afite za ndangagaciro yabaniye neza baje bamusanga njyewe nari mfite umwana muri icyo gihe ni kera cyenda kangahe jenoside ikirangira rero kuba narakiriye abana ntazi icyo bazavamo ntazi icyo bazaba cyo hari n'abandi bumaje gutunga batumanaho bakazi wanjye ubushize ubwo twateranaga ku itariki 5 z'ukwa mbere na Fifi yaraje kandi ni ukuri n'impano mu mpaye nubwo ntayifumbira ngo nyiri ndishimye ndishimye pe ndishimye cyane. Rero buri wese ajya agira neza kuko atazi neza aho bazahurira. Ibi byose mba nambaye nibo banyambere. Rero nugira ubushobozi bwaba bwinshi cyangwa buke umuntu uzaza ukugana wese uzamwakire kubera ko uburi murera ntabwo burera ibuye. Abana bose narabashyingiye Fifi namutahiye ubukwe n'impano y'umubyeyi narayibonye urumva si ubwa mbere mbona impano ivuye mu maboko ya Fifi. Twaje rero duhagarariye abandi benshi tuje no kureba ahantu aba kuko kuva yimukira Nyamagabe bibe kera bibe vuba ariko tuzaza kandi tuzazana n'abavandimwe bawe bose ukubazi. Imana rero ikomeze kubakire kurindira abana igwe no kubana neza n'abantu nk'aba ngaba nayibonye umenye guteka
bya bindi byose sinabakubitiraga babizi no mu bukene gusekura udushyimbo ikibazo mwakomeza. ubwo rero izi mfura za beneri ni inka ni inyana harimo inyana we peti. ariko mama Zuzu ntababeshye ayo mafaranga nayo umuryango wose di. none se ako niwe ikibamba wagira ngo zirahataha boyo abuze ko zitukwamo nkuru. asa ntarimo yabisubika ariko imana yadushoboje uyu munsi byakunze turishimye fifi turishimye kuba tubonye umutware wawe hari abatari bamuzi nkaba utamuwe ntabwo yari amuzi ariko fifi aramuzi sisi ntiyaramuzi cyagene twari turi kumwe ejo bundi aya ntabwo waje yaraje agagarukira hano naramubonye. rero murumva ko iyo umuntu agambiriye ibyiza imana ibimufashamo nukuri ndashimiye cyane kuri uyu munsi wageze nubwo tugambiriye fifi uko twabanye tukiri abana jenoside yari ikirangira twabanye neza ari umwana mwiza uzi kudushugurikira ari shapu akazajya yirukanka aho akuye igihumbi akakizana aho akuye 500 akayazana yewe nari umunebwe ntabwo nari nzi gukora akazi ariko we yaragendaga ibintu byose akavuga ati fofo ntaki no kurya nari umunebwe akazajya gufata ibiryo twajya kurya ibiryo akabigabanyamo kabiri. Twari abana benshi cyane twese na ba mpyisi n'abo ba Nadia bose njye bakabigabanyamo kabiri akavuga ngo ahangaha gutya ni aha fofo. Yarankundaga cyane yanyitagaho turaturushimire twese twajyaho nk'urukundo yanyerekaga na n'ubu akibunyereka nta cyahindutse. rero Imana igihugu umugisha ikomeze kubakire tunashimira Papa Gre umeze neza warabyibushye warashibutse ufite amashami yagukomotseho. Imana ikomeze bagure muri byose bakomereze intambwe. Papa Gre ndagushimiye cyane warakoze umugisha wagure gukomereze ubuzima. Turashimira n'umubyeyi wacu watureze niwe watureze yatureze mu bihe byari bikomeye. Bamwe twari imfubyi nta babyeyi twari dufite, abandi n'abari babafite ubuzima bwabaga bukomeye abantu bataratangira kwiyubaka, ariko byose yabihagazemo abibamo agera n'aho urugo rwa rusenya kubera ukuntu twari benshi cyane nta muntu wabyihanganira. Aravuga ati wo kugira ngo ndeke aba bana umugabo namureka. Nawe rero mpafaruka Imana igihugu umugisha igukomereza ubuzima tuzabikwereka turahari. Ineza watugiriye n'urukundo watweretse turabizirikana. Hashimira n'aba bashyitsi baje kutwakira Imana ibahungisha mwakoze cyane. Mwakoze njye mukuru muri abo ngabo b'amafaruka ariko buri muntu bavuga ngo njye mubwire ko ndimo kwiga ndi no muri stage. Bagoga bose bari bafite impamvu kandi zigaragaza Fiona arabyara muri uku kwezi. Ni impamvu zikomeye bose babishaka. Ubwo rero twahababereye umugabo waje uduhagarariye dore ni Mpyisi. Ibi ni Kibamba ntabwo ariko zina rye yanjye nitwa Tabuniza Alice uyu nawe ari mvuga niwe wabyise kwaje ngo twagize n'ahantu hitwa kwa Mpyisi we uvuye Nyandigo na wa mutasi witwaga Mpyisi. Oya sinzi ngo yitwa kwa Mpyisi. Mpyisi ucuruza amata buriya afite ikaragiro akora amayogati. Mpyisi wabwira abakire cyane nawe arifashije. Ako twari ibyo na Mpyisi uyu ni umukire. Abana mufite abandi benshi ndabafitiye babwiye. Noneho mufite n'anti nyogokuru w'umusitari. Uyu nguyu sinabo mwamumenye tegeza kujya nyogokuru rero gusa yindani
neza inde yaje kose cyangwa niwe mwamusuye ese arabyibuka wese kari gatoya ariko byarabizi wasanga afite mamoni abashyitsi beza we umva twabaye inshuti buriya marene nawe marene rwose ameze nka mama wacu ameze nka mafuruku neza neza nabaze ko nafite n'urukundo n'abageni namwe muzaguke nyine sibyo muzabyare hungu n'akobwa refifa aruzukuru ariko icyo dushima we abantu babaye ku mafuruku nabo mbirimo abantu bose babyaye abuzukuru baruzukuje ni umugisha si umugisha amafuruku ufite abuzukuru bafite n'ingo nziza rwose nta kibazo kibufite umwana se umwe se wakira wabana ukavuga ibyawe ngize wita abuzukuru njyewe ni ukuri sinzi niba ndavuga byinshi gusa turabashimira mwatwakiriye ubundi kiza mbere ibintu by'akazi ibintu by'ibindi bikaza nyuma mbere na mbere tutarabaho umuryango wari uriho aho tubereyeho umuryango twitwa abakomoka mu muryango runaka na n'aka kanya kandi dufite umuryango ndizera ko dufite mama Zuzu wacu dufite Hamida wacu uyu ni mama wacu nta wabihakana iyo twatewe turamwitabaza kandi akadutabarira igihe iki gikorwa cyo kuza hano twagipanze ndetse kuva mu kwa gatatu ariko twabiganiriyeho neza mu kwa gatatu tuvuga ko tuzaza mu kwa kane mu kwa kane mbere y'icyunamo biranga turasunika tubishyira mu kwa gatanu abantu bati byananiranye ibibazo ni ibibazo tuti noneho ndeke twiye deadline ahantu tuzahagere wenda ubutaha tuzabasure byimazeyo ariko nihashaka hazaboneke babiri Gisenyi ntabwo nagiye guca i Kigali ngo nzane nabo ahubwo dore twahuriye hano muri gare hariya hirya ya Nuze Huye yewe ntabwo nabashije kurya kubera kuko nari maze iminsi ndi mu masengesho iyo umuntu ari mu masengesho atabasha kurya pe gusa nanone ngende umuntu utajya bishinda buriya inda yanjye izi imbere iyo nariye ubu ngubu na n'ubu wambwira ngo ntahiyonjya n'amaguru nkagira ipfa kuba nariye nuko ndi guhumeka bikanga hari igihe cyageze umuntu akabura ibiryo indimu ntabwo nagira ibiryo byanjye bicikagurike bigomba kungeza ejo saa sita nasevinze uyu mushiki wacu nawe turamushimira sinzi uyu mugabo aravuze ngo akazu ni ukuri kw'Imana nta kazu kabahosha iyi nzu rwose hari abantu bayifuza banayibuze gusa nanjye mfite imbereye mu kigero cyanjye buri wese buriya agira ibye mama Zuzu twabayeho tuba mu nzu ntoya ariko haryama nkasinzira rero nta nzu umuntu atajya ubundi iyo wariye ahasigaye niyo wararamutsikira twishize hamwe rero turavuga ngo reka tuhagere nuko turi kwihuta tuzaza dufite time ku buryo tuzaza ari mu gitondo tugashaka imodoka izadutwara iri prive ikanaducyura ku buryo tutazavuga ngo turezuye n'ubundi turi hamwe hari abandi benshi bakabaye baje ariko kuba bataje ntabwo ari uko babisuzuguye ahubwo bose buriya barahari bitewe n'iriya envelope mwabonye uyu mwana nabonye amenyo atuzuye amenyo yawe yagiye ariko se we nta kibazo natwe byatubayeho twigeze kugera igihe aragira ariko azongera mere sibyo murakoze cyane rero ngewe izo jambo byari ibyo wenda hari akantu gato nibagiwe ariko ubu gahunda ihari kabiri mu mwaka tuzajya tugera mu rugo rw'umuntu
ubu dufite gahunda niba tuje mu kwa gatandatu mu kwa mbere tugomba kureba hano tujya Florence yararwaye cyane niyo tuzakurikiza yego ndahari hanyuma bampyisi nabo mpyisi urabizi urugo rwe ruba mu Mutara nabo bose tubasure ko nabahize twese ese ni Kayonza ni mu Mutara mu Mutara hehe mu kakare rw'imiyaga tuzajya ariko ho nta kibazo Matimba ku mupaka itonde utegera Nyabugogo imodoka ni inote ya 5 ikagenda ikaguparika neza aho itumana kugera mu rugo murumva rero dufite gahunda nziza turumva hari nk'uko tuje hano bwa mbere hari n'ahandi tutaragira kandi nabo baba bashaka ko abaturanyi babo babana batumenya ubu rero niyo gahunda dufite turi umuryango mwiza turishimye turakundana ntawarwara ngo abure abamurwaza cyangwa se ngo aburare mwumva ko ari byiza ni umurage mwiza rero naho buri muntu wese rwose burya abantu ni ibintu aba nabo mubandike mu muryango ubutaha tujye tuba turi kumwe base babaye kwa mufuro nabo tuzabasura ubu natwe turamenyanye aho twahurira none kumura nk'ubu bayobewe ahantu karenze muri bamenye ni ukuvuga ngo uzajya uvanga uriya muntu ndamuzi amaso ku maso bakugira n'umusazi bakugira n'umusazi bakugira n'umusazi bakugira ariko mwagiye mureka kwiyemera umuziranye kumutima uteye dore ngiyo nimero mvuga nanjye mu by'ukuri ndabashimiye uko mwaje mugenderera uyu muryango ni umuryango usenga kandi uca bugufi kenshi na kenshi yenda ntagiye kure umugore niwe wambajije ikibazo ngo aho mpera nkimusubiza ngo kuki wahisemo kuri rero kubera pare mu by'ukuri ntabwo uyu muryango ntabwo twari tuziranye kuva kera naje hano ku bw'akazi tumenyana igihe gito ariko wagereranyije n'imyaka nabaye mu kazi yarambajije ngo kuki uriya wowe wahisemo ko kubera pare nabuze ikintu musubiza ariko mu by'ukuri ni ibintu Imana yikorera ni nk'aho ariyo yabikoze yaduhuje aba ni ababyeyi icyo ushatse kubabwira muri make ibyo mwakoze nabo hari abo babikorera batagendeye ku nyungu zimwe cyangwa izindi kuko ntaho tuziranye cyane nta myaka 5 ishize tumenyanye ariko ni ababyeyi badufasha gishoboka ko murumva nabuze icyo nsubiza kamemu ntabwo nari kukibona rero mugende mwumve ko uburere mwatanze bwagize akamaro ku muryango rusange ntabwo twaje hano kubwo kugira ngo turye tunywe tubarebe numvise nanjye iryo jambo rinkomoka ku mutima ndavuga ni message mwajyana kugira ngo mugende mwishimye mushyize umutima hamwe ikindi kintu mama Zuzu yashimiye uriya ngo asigaye azi guteka ntubeye iyi biryo nariye n'uyu nkihagera iyo utabihaha umenye guhaha oya ni ukuvuga ngo ubishatse kuvuga ngo niba ubwiye uyu muntu ngo andika akandika niwe uraba wanditse umubwira amagambo yanditse wapisha munsi y'urupapuro hajyaho ngo umwanditsi w'inkuru Jessica kamubwiye uyu mugore azi guteka nateke tugurebe ntabwo naha maze guteka oya ntabwo naha nateke urumva naha guteka turavivu yaze guteka azi guteka urani mama niwe wantu yateka umutwe sorry yateka inkoko Kisi ni umukomediye mutari guteka umutwe uzi guteka ifi nziza iryoshye nababwiye n'inkoko kimwe cyose azi kugiteka nanjye niwe wanyu numvise mukunda kuza muri ziranshe ubutaha dukunda abashyitsi pe niba hari ibintu Fifi azi ni ukwakira abashyitsi nawe nabimwigiyeho nubwo tuba tutari kumwe nanjye mbonye abashyitsi ndabakira hariya rero kumukamira muhaca mugiye Rubavu kumukamira hariho ni hari uruganda rw'amata rwa Mukamira iyo wigiye imbere yaho gato hariya ndahahora hari guest house ihari aho winjira ukabaza ngo umuntu ukorera ahangaha witwa Calixte cyangwa Karangwa cyangwa niba wabaza ngo boss ari ni ukuvuga ngo ufite amageste hariya yabaye umuntu yitwa Karangwa Calixte umva se umuntu uze
mu mashambure yawe habamo dushe na toilette. Dufite icyumba cya VIP. Buriya ngewe reka mubwire ibyumba byose mbamo hatarimo dushe na toilette sinshobora kukibamo. Nkunda kuba ndi Musanze nanjye nzajya nkomeza. Ugeza rwose nta kibazo. Mbateze imbere muyarye urumva ukumburana aho buba. ariko ikibazo ngira nyara kuburira. Nabarangiye Tuzagusasira ishashi. Ubwo hariho Oya zarara yambaye Oya, dufite n'ubundi niko dufite simirikwire dushiraho. Papa se yamukwiriye baba. Icyo papa y'abagore. Papa yagukwiriye. ayambaye cyatamba. Papa rene gahore nta. umugore wabyaye ko bayimwambika kuki ngewe nta Kandi ukuri. Nanjye ni gahunda muzajya mugira ajya mubwira. Uzatubwira reka mbanze baririmbira akaririmbo rero Kandi mbere yuko tugenda ozambe ozambe kadusengere dushyira imbere y'Imana dutaye nanjye uko nabyumvishe numva karatwika uzambere umugizi neza kubana natwe yagize neza kuturinda yagize neza kugendana natwe mu nzira twateze mu mpande zitandukanye akaduhuza n'umuryango dushigize mu gihe kuba batetse ubona umugisha mu byo bakora umugisha mu byo tubasabiye kandi natwe twisabira bibaye ngombwa ko tugiye kurwana tugenda buri wese asubira Nta sohoke. ifite kandi ameze